data wera wo mu ijuru, ibi ngibi wabikoze kugira ngo igihe gikwiye nzatange ishimwe ry'ibyo wankoreye. Ni ukuri data wera ngiye gutanga iki kiganiro kugira ngo ukwizera wese n'ugusenga n'uguhimbaza azabikora azi neza ko uwakorera akora imirimo n'ibitangaza. Guhaye icyubahiro, ibyo ushima n'ibyo ushaka bikoreke mu izina rya Yesu, amen. Mu bihe bishize naje kugira uburwayi bwa kanseri, nagiye kwa muganga bansangamo uburwayi bwa kanseri, hanyuma bituma nsenga Imana kurusha uko nayisengaga. Ubwo nahise ntangira nterera imisozi, ahantu nabanje kujya gusengera bwa mbere mu butayu bw'aho bita Kanyarira. Mpageze nahahuriye n'abantu sinari mbazi, nabo ntibari banzi. Narakomeje ndagenda nkaraba ku mazi yari ahari, maze gukaraba ndazamuka, ngeze haruguru mpasanga abagabo babiri bahita bansomamo uburwayi bwa kanseri. Barambwira bati wowe dore ufite uburwayi bwa kanseri, ndetse n'ikimenyimenyi amagufa yawe yatangiye kumungwa, ariko kubw'umusozi watereye Imana igukijije uburwayi bwa kanseri. Reka gushimire kandi ngo ikaze ukomeje gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye bitambuka hano kuri Zif Media TV. Ngushimire rero wowe ukomeza kubana natwe uri mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, yewe nawe uri mu mujyi wa Kigali, nguhaye ikaze uyu munsi. Turi kumwe n'umutumirwa, ni umumama afite icyo ashaka kugeza ku bakunzi bacu. Mama, reka ngusabe rero dutangire ikiganiro cyacu twiragiza Imana. Mbere ko tutangira ikiganiro cyacu katubanze twiragiza Imana. Imana icyubahiro dusenga. Turagushimye Imana, turagushimye kuko ari wowe wemeye ko iyi televiziyo iza hano mu nzu yanjye. Turagushimye kuko ari watumye tumenyana. Turagushimye data wera wo mu ijuru kuko ari we washyizeho ibihe. Mana ishobora byose, ni we watumye ibi ngibi bibaho kugira ngo ujye n'uyu nguyu tuzamenyane. Ni ukuri buriya wari ufite impamvu. Tukuzamura icyubahiro umunsi nk'uyu nguyu kuko niko wabishatse. Tukuzamura icyubahiro data wera wo mu ijuru kuko iyo hataza mu burwayi kugira ngo nguhamye kandi nkuvuge, ntabwo uyu nguyu twari kumenyana. Data wera wo mu ijuru, ibi ngibi wabikoze kugira ngo igihe gikwiye nzatange ishimwe ry'ibyo wankoreye. Ni ukuri data wera ngiye gutanga iki kiganiro kugira ngo ukwizera wese n'ugusenga n'uguhimbaza azabikora azi neza ko uwakorera akora imirimo n'ibitangaza. Data wera wo mu ijuru, ngiye kuvuga imirimo n'ibitangaza wankoreye. Ndakwinginze ishimwe ryanjye rizamuke kandi data wera wo mu ijuru rifashe benshi, n'urwaye n'uwihebye nawe agerageze kwizera kuri Imana ikora. Tuguhaye icyubahiro, ibyo ushima n'ibyo ushaka bikoreke mu izina rya Yesu, amen. Muraho neza mama? Muraho. Amakuru ni karibu hano kuri Zif Media TV. Watangira wibwira abakunzi bacu umuntu tugiye kuganira nawe uwo ari we. Murakoze. Akongerejwe Kayirangwa Marine. Umumama w'abana batatu. Aho bita Mageragere. Mageragere mu we murenge muri cyangwa mu kagari? Umurenge ni Mageragere. Akagari ka Kankuba, umudugudu ni Kamatamu, akarere n'Akanyarugenge. Akarere ka Nyarugenge. Umupfakazi, umumama w'abana batatu. Abana batatu ukaba usengera muri itorero? Sengera nabatijwe mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Umusengera mu itorero rya Seyira. Ni byiza rero, ni karibu. Hari icyo ushaka kugeza ku bakunzi bacu, imirimo n'ibitangaza Uwiteka yagukoreye. Turagira ngo akanya rero nguhe umwanya uhagije, wisanzure rwose utubwire imirimo n'ibitangaza Uwiteka yagukoreye. Murakoze. Nifuje kugeza
ku bantu bakunda Imana kandi basenga Imana, nifuza kubagezaho imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Ko nshimye Imana cyane kuko mbashije gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yankoreye. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibyumve kandi ihabwe icyubahiro. Iby'Imana yankoreye rero nifuje gutambutsa nishimwe. Mu bihe bishize naje kugira uburwayi bwa kanseri, nagiye kwa muganga bansangamo uburwayi bwa kanseri, hanyuma bituma nsenga Imana kurusha uko nayisengaga. Ubwo nahise ntangira nterera imisozi, ahantu nabanje kujya gusengera bwa mbere mu butayu bw'aho bita Kanyarira. Kanyarira muri Gitarama? Yego. Bwa mbere nari mpageze nahahuriye n'abantu sinari mbazi, nabo ntibari banzi. Narakomeje ndagenda nkaraba ku mazi yari ahari, maze gukaraba ndazamuka, ngeze haruguru mpasanga abagabo babiri bahita bansomamo uburwayi bwa kanseri. Barambwira bati wowe dore ufite uburwayi bwa kanseri, ndetse n'ikimenyimenyi amagufa yawe yatangiye kumungwa, ariko kubw'umusozi watereye Imana igukijije uburwayi bwa kanseri. Ubwo nyine kubera ko nibwo nari ngitangira gusenga nabyakiriye uko, ariko bitewe n'uko bavugaga ko kanseri itajya ikira, numvaga nyine ko kanseri idakira. Nkomeza kwiheba, nkomeza gusenga Imana mvuga nti niyo nanapfa nzibonera ijuru. Nakomeje gusenga, nyuma njya ahandi aho bita Kanyarira. Nagiye Kanyarira ngenda gusengera ku mazi yaho, nkahurira n'abandi bakozi b'Imana, nabo barambwira bati turabona, ariko aho nagiye gusengera Nyabyondo. Ubwo hagati naravuye Kanyarira, naje kugira ikibazo ndarwara cyane, mbura amaraso, njya kwa muganga nari mfite isereri cyane nyinshi. Hanyuma njya kwa muganga kuri centre de santé, mbabwira uko meze, barampima amaraso. Bampimye amaraso barambwira bati nta maraso ufite, bahita bampa transfer ngo nihute bajye kuntera amaraso CHK cyangwa se aho nsanzwe nivuriza kanseri Kanombe. Ubwo naraje mbibwiye abantu, barambwira bati guterwa amaraso, hari igihe uterwa amaraso akakugwa nabi, wowe ihate kurya ibintu bigarura amaraso, imboga, imbuto, beterave, ibintu nk'ibyo. Ubwo naraje nta n'ibyo nagize, ahubwo naravuze nti reka njye kwisengera, njye aho bita Nyabyondo kuko nari maze kumva ko nabo bahasengera. Nibwo nagiye Nyabyondo, ari ibyo by'imbuto ntabyo nakoresheje. Nuko njye Nyabyondo ngezeyo nahasanze abakozi b'Imana, abahasengeraga nabo n'abari baje gusenga. Mbega turagenda turasenga, umugabo umwe arambwira ati dore ndi kubona wowe ufite ikibazo cyo kubura amaraso. Ntabyo nari namubwiye, nta nubwo twari twavuganye, oya. Arambwira ati rimwe ndabona ujya kujya kwiteza amaraso kwa muganga, amaraso akakwanga, yamara kukwanga ukajya muri koma, ukava muri koma bagushyingura. Kabiri ndabona ufite uburwayi bwa kanseri, ariko kubw'umusozi watereye ukaza gushaka Imana, Imana ikuvangiye amaraso, Imana igukijije uburwayi bwa kanseri. Nazamuye icyubahiro ndashima, ndaza njya mu rugo, tudasenga nyine, njya mu mazi, njya mu rugo, turataha. Dutashye naraje nyuma y'uko mvuye Nyabyondo, ya sereri nari mfite isereri ku buryo nubwo njyayo nagiye hari abamfashe akaboko bandondata kuko nari mfite isereri kabije. Ariko naratashye nyuma y'iminsi 3, numva ya sereri atangiye kugabanuka, noneho ndatangira shishuka amaguru ku kintu hano ku gitsintsino, amano nkajya nshishuka,
mu ntoki nkajya nshishuka, ngiye kubona mbona ya sereri iragenda igabanuka. Ubwo hashize iminsi mikeya, igihe cyo kujya guca muri controle kiba kirageze. Kigeze nagiye muri controle, ubwo mbabwira uko maze iminsi meze n'uko meze, barambwira bati reka tugupime amaraso. Barabanje bampima amaraso i Kanombe. Umuganga wankurikiranaga w'umudogiteri icyo yarambwiye igisubizo cya mbere yarambwiye uti uza amaraso ufite amaraso menshi cyane. Ntekereza ko centre de santé bari bambwiye ko ngeze kuri 6, ahita mpama igisubizo cy'uko mfite amaraso 18. Ubwo nzamura icyubahiro ndavuga nti yamana kuko nagiye gushaka irimo irankorera imirimo n'ibitangaza. Ubwo naragiye barongera bansuzuma aho kanseri igeze. Kandi n'inshinge banteraga ntabwo nazirangije kubera ko hagati nagiye mu bitaro mbura nageze niba ari umuvuduko, bituma batantera ya miti yose ya kanseri, indi irasigara. Hagati aho se ntaguciye mu ijambo kugira ngo wenda abantu babashe gusobanukirwa neza, kanseri yari kanseri yo mu mara, yari kanseri yo mu maraso, yari kanseri y'inkondo y'umura. Yari kanseri y'inkondo y'umura. Noneho twakomeza. Yari kanseri y'inkondo y'umura. Ubwo umudogiteri arambwira ati jya ngusuzume ndebe aho kanseri yawe igeze. Cyane ko mbere wari ufite ibibyimba byinshi mu nda, kandi ntabwo nari meze neza muri make. Naragiye aransuzuma arambwira ati rero ndabona nta kimenyetso na kimwe ufite cya kanseri. Cyakora genda uzagaruke kuri 17 z'ukwa gatanu. Njye rero ku bwanjye bitewe n'uko nari meze icyo gihe, akaba ari nuko meze, njye numva Imana yarankoreye imirimo n'ibitangaza. Narakize uburwayi bwose buri mu mubiri, harimo n'uburwayi bwa kanseri. Nicyo kintu nagira ngo shima Imana, ntanga ubuhamya ku bantu bose basenga Imana. Nukuri nishimwe njye natambutsaga, ntago ari ikiganiro ntambutsa ku bantu bakunda iyi televiziyo, nishimwe ryo gushimira Imana kugira ngo n'abazumva iki kiganiro bazamfashe guhereza Imana icyubahiro. Bazamenye ko Imana iriho kandi ikora. Ko Imana ishobora gukorera mu baganga cyangwa se igakora no mu bakozi bayo. Ikaba wenda yabakoresha igakora imirimo n'ibitangaza biciye mu buryo butandukanye. Mama wanjye Imana igukorera ibitangaza gutyo, ariko ntabwo urasubira kwa muganga ngo umenye niba koko byarakize neza burundu. Nzasubira kuri 17 z'ukwa gatanu. Kuri 17 z'ukwa gatanu. Ariko muri wowe uko wiyumva wumva warakize rwose. None se hagati aho ni kanseri y'umura, nta kintu wenda waryaga kikaba cyakugwa nabi, uko wiyumvaga mu nda wumva neza byararangiye nta kibazo? Sibye no kurya ngo kikangwa n'abahubwo nta cyangereraga mu nda. Natungwaga no nari meze nabi cyane. Nari meze nabi cyane cyane. Cyane bikabije. Urarya nta kibazo? Urarya nta kibazo, ndanywa nta kibazo. Ingaruka mfite nizo gushiririzwa gusa. Gushirizwa? Ibyo kwa muganga. Ariko wanabyo bizeye ko bizakira? Nabyo bizakira nta kabazo toto, kuko urebye uko nari meze nuko meze narakize. Mama rero reka dukomeze dusabe Imana ikomeze ikora imirimo n'ibitangaza, ikomeze igufashe, igukomeze ngaho rero igira ubutumwa ugenera abantu bazumva bari kumva iki kiganiro, abantu basenga Imana. Hari abantu barembejwe n'uburwayi, barwariye mu mahopitali atandukanye cyangwa se mu bigo nderabuzima byinshi bitandukanye, ariko bakaba wenda barahuye no kwiheba. Hari ushobora rero kugira amahirwe cyangwa kubona imbaraga zo kuba yabasha gukurikira iki kiganiro tugiranye, wenda nawe ukaba wamugira inama yamukomeza, nawe agakomera kumva ko burya hari Imana ikiza. Ngaho ugira ubutumwa wabagendera nk'umuntu uzumva iki kiganiro arwaye ari mu bitaro, akabasha kugira amahirwe yo kumva kino kiganiro, gira ubutumwa nawe wamugezaho aka kanya nk'umuntu Imana yakoreye ibintu n'ibitangaza. Ubutumwa namugezaho ni ugukomera ku Mana, bagasenga Imana yonyine akaba ariyo bizera. Ikindi gusenga
gusenga nicyo kintu cya mbere gifasha umuntu kandi akizera ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza kandi akajya gusenga yizeye nta kindi atekereza niba atangiye gusenga agashyira umutima ku Mana ye yonyine yo mu ijuru kandi akasenga yizeye ko icyo agiye gusenga ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza kuko igira inzira nyinshi zirenze imyenge ya supanete. Imana irakora iyo uyizeye, uko uyizeye ni ucyo wizeye niko kikugenzereza. Mama urakoze rero, reka ngushimire kubwo kwemera ukaduha akanya ukabwira abantu imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye. Buriya nuva wenda no gukoresha indi kontorore ukagira no kundi izindi zitubona nabwo uzatubwira kugira ngo dukomeze gufashanya guhereza Imana icyubahiro. Urakoze cyane, Imana ihabwe icyubahiro.